Twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana mwese mudukurikirana kuri Star Technology. Uyu munsi rero tuje noneho muri crypto nshyashya tutari dusanzwe tuvugaho, ariko nayo yagiye isabwa na bamwe mu badukurikira. Iyi rero akaba ari iyo bita Fox Network nkuko turi kubibona hano kuri screen zacu. Iyi ni coin nayo bamwe bamayininga mu bantu badukurikira ndetse n'abandi bantu muri rusange bamayininga. Iyo rero ikaba ifite umwihariko, navuga ko ari nk'umwihariko w'uko iyo yatangaje ko igomba gutangira ku isoko kuri exchange ifite valeri ya 0.5 by'idolari, akaba ari amafaranga 500 y'u Rwanda. Iyi rero nayo tuhatangiye kujya tuyivugaho. Iyi ni video ya mbere igaragaza uburyo watangira ku bantu batari basanzwe bayimayininga ndetse n'amakuru make y'ingenzi kuri yo. Tuzakurikizaho n'indi video noneho igaragaza uburyo wakora KYC kuri blockchain yabo, ndetse dukomeze n'izindi uko tugenda tubona amakuru nk'uko bisanzwe n'undi tuyobagezaho. Reka twe gutinda rero noneho tubereke uburyo watangira ukora mining kuri Fox Network. Uratangira rero ufungura Google Play Store nk'ugiye kudownloading application, n'ubundi ujye hejuru wandikemo Fox Network. Iyi niyo application uzakoresha muri mining yitwa Fox Network. Urayibona imeze gutya na logo niyo, uzukore hano handitse install. Ukihakora irabanza ijye muri pending nk'ibisanzwe ku downloading application izo arizo zose kuri Google Play Store, ubundi itangire kuba downloaded. Turabona ko nta nubwo ari application iremereye cyane, ifite megabyte 10 zonyine. Ni umwanya mutoya bitewe na connection ufite, ikaba imaze kuba downloaded. Umaze kudownloadinga rero turaza guhita dukora handitse open. Urabanza utegerezeho gato installation nayo irangire nyuma ya download, ubundi ukora handitse open kugira ngo uyifungure. Yes, irafunguka muri buno buryo rero igaragaza Fox Network. Ujye hasi ahanditse, urabanza ukore ahanditse agree terms and condition. Ukimara kuhakora uzukore sign in nk'utangira bushyashya. Urahitamo email, uba ufite email imwe muri telefone urahita ubikoraho, ufite nyinshi nabwo urahitamo email ukoresha uyikoreho. Ubundi uzuzemo hano ibisabwa. Hambere ushyiramo amazina, aha kabiri ushyiremo nimero ya telefone, aha gatatu ni email n'ubundi uraba wamaze kuyikoraho, aha kane urashyiramo referral code. Referral code ni yanditse hano ku ruhande, cyangwa se urebe iri no muri description y'iki kiganiro, ubundi uyandikemo byose nk'uko bisabwa. Ibi ngibi birangije urahita ukora handitse sign up hano hasi, ubundi utegerezeho gato ya account yawe iraba imaze kuba registered. Ukimara kwinjiramo rero ni uku nguku account yawe itangira imeze, bakwereka balance ufite, bakwereka igihe kibura kugira ngo session ya mining irangire. Iyo niyo homepage yayo. Uraza ukore kuri Study Cloud Mining utangire mining. Ugikoraho hari igihe hashobora kuzamo advertisement nk'uko twabonye babivugaho bagitangira, handitse ko hazamo paid advertisement. Gusa ibyo urabikuramo n'ubundi urahita ubona ko
amasaha hano arimo aribara bakubwira igihe session yawe iri burangirire. Izo nizo coin ufite, niko zigenda zizamuka, ugenda ubona coin 0.7 mu isaha. Ushobora kunyura hano hejuru ukaza hano handitse white paper kugira ngo umenye byinshi kuri no coin, ukareba gahunda bafite byose. Nibyo twatangiye tuvuga yuko igomba kuzaba listed ifite agaciro ka 0.5 by'idolari nk'uko tubitegereje. So iyi ni coin rero buri wese ugerageza mining yagerageza, tukareba amahirwe yayo, kuko coin nyinshi n'ubundi nk'uko dukunze kwivuga, hari coin ziba ziri imbere cyane tuba tubona yuko koko zifite gahunda, hari n'izindi tuba tuvuga ko zirimo hagati, hakaba n'izindi twirengagiza bitewe n'ubusesenguzi ndetse n'amakuru tugenda tubona hirya no hino, ndetse na experience nanone yo muri mining za cryptocurrency n'amasoko ya cryptocurrency muri rusange. Iyi rero nayo nindi tubona yuko dushobora kugerageza. Ufite gahunda wumva ushobora gutangira gukora mining iyi coin, amahirwe n'ayawe, watangira ukamayininga, ubundi tugategereza igihe bazatangariza ko yaba yamaze kuba launched. Kugeza ubu ngubu irahari, blockchain irahari, KYC irimo irakorwa. Ushobora gutangira ugahita unakora KYC, nabyo turaza tubivugeho gatoya mu gihe kitarambiranye, twerekana uburyo wakora KYC yayo. Amakuru yo n'undi nakagaruka, mwari muri kumwe na Robert muri Dore Technology, tuzadukomeza guhana amakuru uko agenda aboneka. Naho ubutaha.